ko impano zose ziruzuzanya yabahamagariye kuririmba ariko nanjye yampamagariye kuvuga ijambo ryayo no guhanura no kusengera abantu urumva se buriya hari icyo Yesu atakora mugahurirayo bikavugwa yuko n'uwo muri Burera agiye muri Canada urumva atari amashimwe se ugahura muri Canada na Dorcas na Vestina bakaririmba nawe ugahanurira abantu bariyo abarwayi ukabasengera urumva uwo murimo umva Satani ntago yahegera bona ukuntu ujya ureba televiziyo njye niko mbameze cyangwa uno uba urimo ufashe urupapuro urimo gusoma nk'ibaruwa njye niko mbameze mba mbona urusika rwanditsweho rwose n'ishusho yawe nkaba ndayibonye tayari yes reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe reka nshimire wowe wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ari bwo bwa mbere ukayikanda ndavuze ngo Imana amahoro niguhe umugisha twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzajya dufata urugendo tukajya gusura abakozi b'Imana aho bari batandukanye ubahamagaze ni mu karere ka Musanze ariko ndi ku rugendo mabona ko mpetse igikapu ndi ku rugendo ngiye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera nta kindi kinjyanye ngiye kureba umukozi w'Imana witwa Dusabimana Alphonsina. Dusabimana Alphonsina ni umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ariko amavuta y'Uwiteka amuriho ikintu azwiho nuko we yafashe umwanya akagusengera Imana yamuhaye nuko akubwira itariki yibya guhanuriye igihe bizasohorera tugiye kumureba rero kugira ngo tuganire n'ubundi twumve ibyo Imana iri kumukoresha reka ngusaba utangira ikiganiro kandi uzane kukirangiza naho mukanya nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ndi wamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo umujyane Burundi shimwa ntabwo ubeshya Mana ntabwo ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana ntabwo ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya yego hariho izuba nk'uko umukozi w'Imana bivuze ariko haba mu mvura haba mu zuba tugomba gukorera iki Imana mikoro bagiye kuyifata haba mu mvura haba mu zuba tugomba gukorera Imana nk'uko twabwiye yuko tuvuye Musanze tugiye Burera gushaka umukozi w'Imana Dusabimana Alphonsina twamugezeho ni uri imbere ya kamera nanjye nyuma ya kamera nitwa Tumimana Concorde yego agira ngo waruzi Concorde ngo niki aho narinzi yuko Concorde ari izina ry'akazi ahubwo natekerezaga yuko iyo nza kugira amahirwe go kwiga nanjye numvaga nari nzaba Concorde nukuri pe niko nari mbizi nose waruzi ngo nitwa nde narinzi hatuma Imana gusa ariko Concorde nenzi ko ari izina ry'akazi nyine gutyo Concorde bisobanura ubwumvikane cyangwa se ubusabane ni izina ry'igifaransa yego niryo zina ryanjye reka dutagiye n'isengesho ratoganga Imana izitwiyoborera Mana data mu izina rya Yesu turagushimye kuko wabanye natwe izina ryawe nirihabwa icubahiro komeza kuganza mu mitima yacu ibyifuzo byacu reka bisubizwe nawe wirengagije ibyaha tujya dukora urakoze kuko ugira imbabazi n'urukundo ugatabarira igihe mu izina rya Yesu amen ngiye nkunda ukuntu rwose isengesho yego sinjya ndazika mu nzira rwose utaritindamo nuko njya nanjye ibintu bitinze yaba inama yaba ikiganiro kirambiranye yaba ikimba numva rwose biri kurambirana ukuntu yego we wajya mu rusengero umuntu akabwiriza ugasinzira
njyewe akenshi kubera ko kwicara cyane ntambishoboraga akenshi niba ari amateraniro ku cyumweru saa saba iyo barasoza saa 8 saa 7 n'igice mba ntaje mba ndi gushyiramo n'iminota ndagerera mu rugo kugira mbe ndi kumanaginga n'igifu ukuntu kiragenda. Ariko abantu bageze mu myaka yanyu baba bafite inzara 18 baragaragara cyane. Iba yatwatatse rwose. Ariko ni naho umuntu nyine aba afite imbaraga nyine. Yego. Nkatwe tuba turi gusaza usanga ko erega no gukora nukurya. Umugero uva mu itako niko umunyarwanda yavuze. Ariko yabivuze ukuri rwose. None se nk'iyo uri gusenga yego wiyirije niyo uri gusenga utiyirije yego aho wumva ufite imbaraga ni hehe? Aho mba mfite imbaraga naho ndi gusenga niyirije. Naho utiyirije iyo ntiyirije nyine urumva ntago bibaga birimo cyane kuko mba mpaze rwose. Ariko ngira ngo iyo uri gusenga wiyirije uba ufite imbaraga z'umwuka ariko iz'umubiri ntazo. Wanavamo ukicara hari ejo hari ahantu natembereye noneho mpageze tuhimbaza Imana ngeze aho numva nsa nkaho ngiye kwigendera nka Eliya na Enoti noneho umwuka uba uramfashe na hanu yangezaho ndushe isereri iramfata ndampanura niryamiye ndavuga Uwiteka ari kuvuga abazi ko numva iyo ngiye gusenga ndiye ko mbongama none akaba ndi kujya gusenga isereri ikamfata ubwo sinzarara ako nyine uba wakubise umurindi satani yazezengeye agashaka icyatuma umucogora ku mbaraga ufite. Ariko nahumure ntago azadutsinda rwose. Yego duhumure ntago azadutsinda. Yego uhanura uryamye? Manura njyamye kuko numvaga numva umwuka uri kunjana ngiyo hirya ndavuga ni kizatagira nuwo ngwaho. Ariko Alphonse reka nkubaze. Yego yewe ntago ndi umuhanuzi nk'iyo ugiye mu mwuka muri nko mu masengesho harimo abantu benshi ubuhumye kwa kundi ugenda ugakora nko ku muntu ubibona nugasanga urenze nk'abantu nk'icumi ugasanga nk'uwa 11 niwe ukozeho tumva ko Imana imbwiye biba bimeze ute? Ngewe iyo ndi mu mwuka nagezemo mba mfite urumuri uko umwuka ubunyobora niko mba ngufite mu maso kugira ngo mwuka kunyereke mpita mbona fotokopi imbere yanjye ugahita uza wese. Ubwo rero ntitengo wicaye uri hehe uko mwuka ari kugenda aranjanino ubwo uko ngize gutya imbaraga za mwuka wera ziti naha ngaha vayo wumva uko Uwiteka avuganye nawe. ibyo uri kumubwira si ibyo uba uri kubibona ute? Ngewe rwose ibyo mba ndi kumubwira umuntu iyo Imana imunyeretse mba mfite urwandiko nge mba ngenda uko mba mbivuga nanjye mba ndimo kubireba ndi kubisoma uko mba mbivuga ubwo aho birangiriye naho ngaho sinongera gusa njya mbwira abantu ngo aho kongera iby'Imana nge nabigabanya. Ahubwo ngo uvuge ngo iravuze itavuze nakihorera cyangwa nkabigabanya n'ibyo nabonye nkabyihorera. Yego nusuba umeze nk'uri gusoma nyine uti iravuze ngo amadeni ufite ndayakwishyuriye. Urabona ukuntu ujya ureba televiziyo nge niko mba meze cyangwa uno uba urimo ufashe urupapuro urimo gusoma nk'ibaruwa nge niko mba meze mba mbona urusika rwanditsweho rwose n'ishusho yawe nkaba ndayibonye tayari. Ariko si bose buri muntu Imana ifite ukuntu yamweretse kuko ngewe iyo umwuka umfashe ngenda uko mba ngenda ndi gusatira ibyo nyereka ngenda nsatira nja kwakira inuma nizo bimenyetso njya mbona iyo mwuka nsuye ubwo uko ngiye mu mwuka njya kumufata niko indimi z'umwuka zimanuka ubwo iko njya kumusatira njya kwasatira za numa niko njya nsatira wa muntu Imana irimo kunyereka ubwo uko mugezeho ndayifashe inuma. Aho ni cyagiye ari ubuhanu none se ziriya ndimi yego do ubu uri kubisoma
indimi ya njye ntago indimi ntago mba ndi kuzisoma ariko twibuke ko umuriri w'umwuka wera wamanukiye mu bigishwa ukimara kumanuka bose bari bibereye mu bindi baba batangiye kuvuga indimi zo hari uburyo nshobora kwandika ngutya ngatekereza ku ijambo ry'Imana nkumva mu mutima ndafashijwe nkajya kumva nkumva indimi ziraje mwuka wera akaza nkuzura mwuka wera n'ibyishimo bindenze yego noneho tugiye kwiyerekwa yego kwakundi werekwa ryari uryamye usinziye ushobora kuba wicaye Imana ikagira ibyo ikwereka ikaguha nk'ubutumwa bwa Concorde uzajya kumubwira cyangwa bwa Jire cyangwa bwa David njyewe yerekwa ntago buri gihe riza nsinziriye nshobora kwicara gutya nkicara bitewe n'abantu mbona mu muhanda uko bicaye najya kubona nicaye gutya ndimo kureba rwose najya kubona nkabona fotokopi umwe muri bo ahise yikubita gutya imbere yanjye yerekwa ryose si ngombwa kuba usinziriye gusa iyo usinziriye uratambagiraga cyane mbese ukagerayo neza ariko gutya nshobora kukubona ngahita nkurura ngahita mbibona gutya ubwo kuba usinziye ukamara mu yerekwa igihe kinini si nka kwa kundi n'ubundi batubwira gusenga iyo umuntu asenza ahumye niyo umuntu asenza adahumye ibyiza ni ibihe ubundi biterwa n'uko watoje Imana hari ahantu nshobora kugera bitewe n'ukuntu mba numva mwuka anyigisha cyangwa anyereka nkaba ntasenga mpumirije ngasenga gutya ndimo kureba iyo harimo babanda bashidode ariko hari ahandi ugera ati mu izina rya Yesu mwuka wera naganze abazimu bakazezengera bagasohoka rwose mvango ubwo akenshi kuko nkanjye ubu nicaye aha ngasenga ndi kureba nkabona ihene itambutse ndavuga genda yego guhumiriza nibyo byiza kadabutse ndahumye bituma nsabana n'Imana ibyo nari mbiza uko biri kose iyo ndi kwerekwa nsinziye yego mara y'igihe kinini kuko ukumva ubutuje ariko niba uri nko mu nzira n'ubundi navanga ufite amaso abiri amaso yo mu ijuru n'amaso yo ku cyane kuko hari uje akagukubita urushi wakebuka ukamureba ukaburetse gusenga yari cyagiye wiryamiye uri wenyine utuje kabisa wasinziye werekwa byinshi kandi ngewe nasinziye iyo mbonye yerekwa riza rikakaye kandi iyo ndibonye sinziriye njya kudekarara ku Mana iyo numva ko bidashoboka data kansubiza rwose niba ari byo utasobanukiwe ukabaza iba ari byo ntasobanukiwe nkiri muri iryo totse ndabaza rwose akansubiza akagusobanurira ibyari akansobanurira ati ni gutya na gutya nanjye nkavuga ati data biranyobeye ngahita mbibona none si hari ikindi gihe yego ubwo njye ndi kubivuga nk'iyo turi mu cyumba cy'amasengesho nubwo ntaherukamo yego hari kubona umuhanuzi sibyo yagiye mu mwuka yego akugezeho ati Mana ndabivuga ute niki ako kantu wakibajijeho cyane bijya bihaba hari igihe ujya ubona ibintu ariko ukabura ukuntu bivuga bitewe n'uko ubona ko bikomeye cyangwa ukibaza ngo uyu muntu ngiye kubibwira ni muntu cyarabyakira gute hari ahantu twigeze kuba turi gusengera numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo mutahe kuko hari umugeni ugiye gutaha muri mwebwe numva mpinze umushitsi ubwabo uranyica ndavuga ngo iki ngo bataye kandi abarwayi baba barimo bari benshi ndavuga ngo niba ari njyewe ndeka ngo ahangaha imbere yawe ariko ndangije ndavuga ngo Mana mu mwuka nari ndi gusigana abo bari kubyumva Mana ndabivuga ngo ute ndahera hehe ndavuga ngo iki ninde ariko ngiye fotokopi nkabona uwo ari we nyimara kumubona naravuze ngo Mana wabyemera gute yuko uyu muntu yagenda Mana irambwira ngo si uko nkora ndasohoka njya hanze nsengera umwana wari urimo kurira ariko
ijwi ry'Imana yabarukira yambwira ngo agutumye. Ngezemo ndababwira nti rero nabuze uko mbivuga ariko reka mbivuge kuko muri iyi minsi birakomeye ntibyoroshe. Imana irambwiye ngo musoze mutahe. Nanga kuvuga ibyo mugene. Perezida arambwira ati ikintu Alphonsine avuze sinshobora kukivuguruza kuko umwuka we si kimwe n'uwanjye. Yaduhaye ibitandukanye kandi muri iyi minsi muri kubona kuko Imana iri kumutuma iri kuza nta kurazika mu nzira. Barataha bamwe bari bageze mu rugo wa wundi nyakwigendera aragiye kujya mu murima. Ndamubwira nturabizi mukecuru ubugiye kujya mu murima ni ngwino tugende mu rugo uje kunyimera umusururu ndumva afite icyaka kugira ngo atagwa mu murima. Turagenda tugeze mu rugo arangije afura utwenda arateka turi kumwe njye mfite amakuru ndi kuvuga ati Imana ibiryo by'umugeni ngiye kubiryaho. Arangije ibiryo turarya ndangije kurya Imana irambwira ngo genda usenge. Bigeze isaha ya 10 z'umugoroba ndagenda ndapfukama Imana irambwira ngo ncuye umugeni. Nagiye kubona mbona arazamutse ariko nkabona ari nkahanga. Nagiye kumva numva arambwiye ngo Alphonsine no nkubwire ngo ntuzacogore gusenga ngo kuko Imana ikoze aka kanya ngo nta kimbabaje ngo ahubwo mfite amashimwe. Ansigira inoti y'igihumbi arambwira ngo uzashaka kuguramo uzambwirire runaka na runaka ni nta kibazo. Arangije ngiye gusa nagendaga nandikira message abiwe mwasuye mukecuru wanyu kasa n'urwaye. Abari bamaje kuza arabasezera arababwira ngo muhumure kuko ngiye mu buturo bw'Imana. Ahita acaho twongeye guterana baravuga bati uyu muntu urasanzwe cyangwa. Ndababwira ngo mutuzi. Rero icyo gihe nico cyongeye kungarukaho muri iyi minsi. Icyo gihe nabaga mfite misiyo yo gusengera umuntu ariko nta masezerano ngewe najyaga mvuga ngo imodoka iki wapi. Ariko none ejo bundi mwuka yaranze arambwira ngo umva mwana wanjye erurira abo gupfa karugupfa ubwira ugukira karugukira. Muri izi minsi nikubwira abantu ngo irinde ko duhuza amaso ngo mwuka kungabizi kuko nakungabiza ntabwo ndarazika ndavuga nigendere. Nuse uwo mukecuru muri aho mu masengesho yararwaye. Iyi nyine ni turwara dusanzwe ariko ntago yasibaga gusenga kuko yakundaga Imana cyane. Yavuzaga ipenda akagira ngo urya twaba twegeranye ntumva Uwiteka ntongere uvugane n'umuja wawe. Naramukundaga cyane ariko Imana yaramubwiye ngo sinzagucura ubabaye nzagucura uri mu munezero wanjye. Atahira mu munezero w'Imana afite n'amashimwe. Kwa mugani kwipfira gutyo we ni byiza ariko uzi gupfa wararwaye ukarambira abakurwaje ukagira ute wagize ngo gutaha ijuru byari byoroshye we. Ntago biba byoroshe uba wararangije gucumura muri byinshi ntago biba byoroshe rwose. Abawe nabo nyine baracumujwe nawe bitewe n'ubwo burwayi. Fonsi Imana igukomereza amaboko. Imana inkomereza amaboko kandi Imana inyambika imbaraga. Icyo gihe ni ubyuka ufite imyaka 10 n'ingahe? 16. Ubuze imyaka 16 nibuka abandi banyempano. Shima Imana yuko itanga impano mu buryo bugize ute butandukanye. Hari abo yahaye kuririmba, abo yahaye guhanura, abo yahaye kubwiriza. Yego. Ntawe amakuru mfite. Yego. Niba waririmba ngo abantu bafashwe. Ngewe na kuririmba ntago mbizi rwose. Ariko nawe yakwereka filime y'umuntu dana ukayivuga uko yakabaye nkabivuga uko byakabaye rwose. Ubwo rero uvuze ku myaka 16 ibyo bitangaza Imana yagukoresheje icyo gihe. Yego. Nibuka abanyempano dufite hano turi mu karere ka Musanze ka Burera kegeranye na ka Musanze. Nibuka abanyempano dufite mu kuririmba pe. Yego. Umuntu uvuze ko ari abastari ntago yababesha. Yego. N'abana b'abakobwa niba ndabita abana kuko batangiye nyine ari abana niyo mpamvu ndi kuvuga gutyo ariko ntabwo ari abana umwe nabaye umumama ni Vestine na Dorcas. Yego.
uri umu ADPR nabo bahoze muri ADPR niho impano zatangiriye ariko cyane cyane imyaka impano zabo zazamukiyeho nawe urebye ni mw'icyo gihe bari bafite umwe afite 16 undi afite 14 nawe batangiye guhanura ufite 16 yego urabazi baranda bazi cyane ndanabakunda bari abana baririmba neza rwose kandi bibarimo bakorera Imana babishaka indirimbo yabo yagufashije niye indirimbo yabo yafashije ko zibagari nyinshi usibye ko nyine zibagari nyinshi iyo wakunze iyo nakunze ntago namenya kuyitangira no kuyisoza usibye mfunge muri kadi ko hari igihe umuntu agenda aribagirwa akibukamo uduce dutoya ntacyo mbwira ako wibukamo ako nibukamo nguhaye kubibukana Sarura ngitabaza ryawe sinatumara izima itabaza ryawe sinatumara izima nubwo umaze iminsi mbona ko harabifuza kuguma icuraburindi ry'umwijima banza yitwa Isaha ngo nzakomeza ibikingi by'amarembo yawe nzakurinda gukorwa n'isoni ngo maze nindangiza ngo ufubike ariko Mana Imana ishimwe cyane yego urinde imbeho ujya ubakurikira se ndabakurikiranaga cyane ukurikirana amakuru yabo ndabakurikiranaga cyane ubu ngubu ibyo mperuka kureba bashobora kuba baruriye indege bari muri Canada yego nibyo urabakurikira ndabakurikira rwose kuko bitewe n'ukuntu mbakunda bahimbaza neza bibarimo barakundana kuko nabize ngo urukundo ruhebuje rwose kuba ingenzi bakundana neza rwose yego ubu bari muri Canada ndumva baragiye ku cyumweru bagezeyo amahoro Imana ishimwe nanjye ndi umufana wabo pe yego guhera kuri nahawe ijambo Adonai Papa Iriba Isaha Yebo Emmanuel ukumva n'indirimbo zabo nyinshi nanjye ntago najya gufata umwanya ngo tuganire ku bantu ntakunda kuko bakunda cyane bafite ibitaramo byo kuzenguruka Canada bazatangira ku tariki 18 ahitwa Vancouver niyo mbivuze neza ntago mbizi nge sindagerayo Imana izamfashe ngereyo nanjye mpare nanjye buri izafasha ariko iyo ndege nzayigeremo bose ko ari ukuririmba ubwo we wajyayo kubera ko impano zose ziruzuzanya yabahamagariye kuririmba ariko nanjye yamuhamagariye kuvuga ijambo ryayo no guhanura no gusengera abantu urumva se buriya hari icyo Yesu atakora mugahurirayo bikavugwa yuko n'uwo muri Burera agiye muri Canada urumva atari amashimwe se ugahura muri Canada na Dorcas na Vestina bakaririmba nawe ugahanurira abantu bariyo abarwayi ukabasengera urumva uwo murimo umva Satani ntago yahegera yego ugenda ibisengera Imana izaguhita ahubwo izabibemo ahubwo izahaze kwifuza kwanjye yego ndebera bamaze kuririmba nawe ugahanura urumva byose biba ari neza zaba ari byiza pe ubavugaho iki se ikintu mbavugaho rwose cyo nabavuga usibye ko ndabakunda cyane rwose cyo kuntu baririmba rwose n'abana beza ubabona mu gihagararo mu mivugire abana bafite ikinyabupfura cyuzuye ejo ndeye ikiganiro baheruka gukorana na manager wabo Irene yego kuko Vestina we yarashatse Dorcas we ntabwo arashaka none mu kiganiro Vestina baravuze ngo mva Dorcas wibeshye ugashaka uri muto nkuko nanjye nashatse ndi muto ngo nagukubita yego sinzi impamvu yabivuze buriya afite impamvu yabivuze ariko gushaka uri muto cyane ntago biba ari byiza bisaba kubanza wajijuka ukamenya ibyo ugiye gukora none se ufite imyaka 21 ko leta ibyemera hari ikibazo yakwigendera da 21 ntago ari umwana
uwo ntabwo ari umwana rwose yaburara akanihangana. wewe yashatse afite 22 ariko abantu bavuga yuko ngo ashatse ari muto. None nawe bibwira murumuna we ngo ntazashaka ari muto. Amahirwe ntago ajyangana rwose, nawe amubonye akabona ari neza yakwigendera. Nawe kuri 21 n'umubona cyane akazaba nambaye neza icyo gihe. Nukuri rwose. Eka Festina na Dorcas tubifuriza ishya n'ihirwe aho bari hariya muri Canada, kandi cyifuza Alphonsine nawe afite yuko yazagera ikirenge mu cyabo. Yego. Nawe akazurira indege. Ushize wagiye ari hirya mu mahanga yo muri Uganda. Yego. None ubicyifuzo nuko wagera ikirenge mu cyaba Dorcas nawe ukazurira indege nkajya muri Canada, nzajya muri Amerika. Ariko naho hose rwose nta kibazo. Ntacyo kurira indege tuti kuri titre twita dushyiraho umwana wo muri Burera. Yego. Wakuze adafite inzozi zo kuba yagenda ku igare mu modoka. Yego. No mu modoka ubu yuriye indege agiye kuvuga ubutumwa muri Canada cyangwa se muri Amerika. Cyane rwose. Imana ibyumve nuko. Nta kindi wababwira? Nta kindi rwose. No si bya ndi tuvuga ngo kwifuza ngo kumera nka runaka kandi utazi ibibazo afite. Hari ubwo wifuje kumera nkabo? Ngewe kwifuza kumera nk'undi muntu. Kwifuza ni byiza ariko mbese hari uburyo wifuzamo bikaba byiza. Ariko rwose bari abana aho ntari abana, bari abantu b'Imana aho bageze. Nanjye nifuza kuhagera rwose. Ntabwo wifuje kumera nkabo, ahubwo nifuje kuhagera, kugera aho bageze, nanjye nkazamuka. Yego. Ndi bose. Yego. Reka rero twigire umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Karibu. Imana ishimwe cyane kandi Imana nihabwa icubahiro muri uyu mwanya. Izina ry'Uwiteka reka ryamamare ku buzima bwacu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 28 turera ku murongo waho wa mbere. Uri kutubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagushumbisha amahanga yose munsi yo munsi, kandi iyi migisha yose izakuza ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugiriramo no mu mirima. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana twongeye kumva uyu munsi, ngo nugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka Imana gutegetse, ngo nugira umwete wo gukizwa ugasigasira agakiza kawe, ngo nugira umwete wo kubona ufite amaguru n'amaboko ushaka wakorera Imana, nugira umwete wo gushishikazwa no kumva ijambo ry'Imana ukitondera amategeko data yongera kugutegeka, ngazaguha umugisha, ngo uyu mugisha uzaja mu bana, ngo uyu mugisha uzagera mu mirima, ngo uyu mugisha uzagera lefostayimeni gotita, ngo uyu mugisha uzagera ninize kuwamano, ngo uzagera no mu kazi ukora, uyu mugisha uzagera mu byifuzo byawe. Ariko ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka, reka kumvira abantu ahubwo umvira Uwiteka. Imana ishimwe, reka kwishingikiriza ibigirwamana ahubwo ngo gira umwete wo kongera gukumbura ijambo, wo kongera kwibuka ko Yesu akiza, wo kongera kwibuka ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo Yesu yongera guhereza umugisha. Hari indirimbo njye nkunda kuririmba ngo hashize igihe kinini amariba yarakamye kandi Abafilisitiya nibo bayakamije, Uwiteka Mana we gomorora imigomoro amariba yarakamye. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ukitondera n'amategeko agutegeka. Hari amariba yakamye ku buzima bwawe, hari Abafilisitiya bakubujije umutekano, hari Abafilisitiya bakubujije uburyo, ariko ngera wumve
wumvire amategeko kugira ngo datongera agomorora imigomoro y'amariba yawe. Yagomoroye imigomoro ntacu uri umugabo, yagomoroye imigomoro kuri kofu uraguka, yagomorora imigomoro mu muryango ukagira ijambo, ariko kuko imigomoro itaragomoroka niyo mpamvu ibyo byose ukibyicayemo, niyo mpamvu waburana urubanza ugatsindwa kandi ufite ukuri, niyo mpamvu wanyagwa ibyawe kuko imigomoro yawe barangije gusukamo ibitaka. Ariko ngera ubwira Uwiteka yongera agomorora imigomoro, yongere akwibutse kwitondera amategeko yayo agutegeka uyu munsi n'ejo, kugira ngo uyu mugisha nuhumana kukugeraho uzagere no kubagufasheho, uzagere ku muryango. Uyu mugisha uzawufatira mu mudugudu, uyu mugisha wawufatira mu muryango uvukamo, uyu mugisha wawufatiraho data yagusezeranije. Ariko banyamasengesho, bantu b'Imana, ibi bihe turimo biragoye, ibi bihe turimo Satani ari guhiga abantu, ariko ngo nugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, ngo Uwiteka nawe azaguha umugisha, ngo Uwiteka nawe azakugirira neza. Muri izi minsi ndi kubwira abantu ngo nubwo bibabaza, ariko iyo bisohoye uranezerwa. Nubwo ibi bintu bigutera agahinda ukagira inkovu, ariko iyo bisohoye ugira amashimwe, ntiwibuke inkovu wagize. Ongera utitirize Imana yongere kugirire neza. Ngashishikariza abantu b'Imana bavuga butumwa, mwongere mwibuke kubwiza abantu kuri, mwongere mwerure umurimo wa data, kuko umurimo umuntu yagiye guhinga mu murima we ntabwo ajya asiba ikibara. Ariko hari abantu bari gusiga ikibara hagati bakimukira ahandi bakajya horoshe, aho rukomeye bakahareka. Nkubwire ngo banza urwana urwo rukomeye, kuko ibindi byose nabwo ni Yesu uzabugufashijemo. Yesu niwe uzakwambika imbaraga. Ndi kukwinginga kugira ngo wongere ugire kwizera, wongere wirinde gushidikanya, wongere ushake misiyo y'Uwiteka, kuko Uwiteka agukeneye, kugira ngo wongere witondere amagambo ye. Ongera ube mukozi nyakuri, ongera uhinge mu murima, nusarura uzasarura umugisha. Wongere wizere ijambo ry'Imana, wongere ugwize amategeko yo kubaha Imana, wongere ugwize amategeko yo gukurikirana ijambo ry'Imana, ugwize amategeko yo kubaha abantu b'Imana muri iyi minsi ikomeye kandi ruhije umugenzi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, ngo mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ngo ariko ngo uzaze uca uwo mugozi uzabumbasha umutima, ngo nezezwa no kubohoka. Ngo urandinde Mwami Yesu ntunganirize urugendo, ngo nimba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. Umva uko Yesu akubwiye ngo uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, niwitondera amategeko yanjye, ibyo byose nkazabikora, ibyo byose nkazabishira iherezo mu izina rya Yesu. Reka twakire neza ijambo ry'Imana. Mana ishimwe, niwitondera amategeko y'Uwiteka ukagendera mu nzira ze, azaguha umugisha. Uzabona umugisha w'amajya n'amaza, uzabona umugisha mu murimo uhinga, uzabona umugisha mu kazi ukora, uzabona umugisha mu rubyaro, uzabona umugisha mu matungo, uzabona umugisha hose hose. Imana ishimwe, abivuze Imana iguha umugisha. Ndafashijwe pe, ndafashijwe. Reka utange nimero ku buryo n'uwakumva iki kiganiro nawe akumva afashijwe, yaguhamagara mugafatanya gusenga. 072 63 53 675 079 63 81 277. Yego, dusoreze n'isengesho. Uri Imana yacu bwitugira neza bugaca bukira, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Muri uyu mwanya uratubwiye ngo nitwitondera amategeko yawe, tukumva neza ijambo ryawe icyo rivuga, tukongera tugashimangira kumva ubutumwa n'ubutumire bwawe, uzadusakazaho umugisha. Komeza uganze, dukeneye umugisha wawe, kandi dukeneye gukomeza gusigasirwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.